ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo umare mu mutima w'ibizaza ndabakunda, zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo umare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Haleluya, haleluya, twongere haleluya. Nzanye intego ivuga ngo umugambi w'Imana kuri wowe nusohore. Umugambi w'Imana kuri wowe nugire gute? Mumbwirira ngo umugambi w'Imana igufiteho nusohore. Imana idufiteho umugambi kandi mwiza. Haleluya, umugambi Imana idufiteho nusohore. Ni mwiza, ni mwiza, Imana ishimwe. Haleluya. Shimiye Imana iduhaye uno mwanya kugira ngo tuganire. Amazina yanjye nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu ukijijwe ushima Imana, ufite umutware n'abana 4. Imana ihimbazwe. Ubwo ndumva mumenye. Haleluya. Yaba bari hano yaba bataraha, nzi neza ko hari icyo Imana yagambiriye ku mwana w'umuntu, hari icyo Imana yangambiriyeho, nawe hari icyo yakugambiriyeho. Mbese kuba uriho ntago ari impanuka, ahubwo uriho ku mugambi w'iki? W'Imana. Haleluya. Buri wese rero afite icyo Imana yagiye igira gute? Imugambiriraho. Kandi ni ukuri ntabwo uzapfa. Umugambi w'Imana yagambiriye kuri wowe utaragerwaho ntago byakunda. Vuga ngo ntago byashoboka. Umugambi Imana niba yaragambiriye ngo uzashaka, ubwo uzashaka. Niba yaragambiriye ngo uzabyara abana 10, ubwo uzababyara byanze bikunze. Imana niba yaragambiriye kuguha agakiza, nta hantu uzayicikira. Nubwo ushobora kuba bagukurura ukaza kubera yuko wenda ufite umwana hahandi navuze kuri kamera bakagukurura, ariko umugambi w'Imana, Imana igufiteho uzasohora byanze bikunze. Haleluya, haleluya. Niba Imana yarakugambiriyeho kuzakuzana mu nzu yayo ukaba umuririmbyi, bizasohora byanga bikunda. Niba Imana yaragambiriye ko uzaba umutambyi, nukuri uzaba umutambyi. Imana izasohoza umugambi wayo. Haleluya, oh haleluya. Umugambi w'Imana nusohore kuri wowe. Umugambi w'Imana nusohore kuri nge. Dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Dufite intego nziza cyane nkunda. Uyu muryango cyangwa se niba ari umushinga wa Compassion ukunda gutegura ino ntego. Ndibwira ko atari ubwa mbere dushobora kuba tuyiganiriyeho. Iyi ntego iri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 8. Twihute twongere dusome imirongo mikeya. Yohana 8, ubutumwa bwiza. Ngenda soma umurongo wa 31 na 32. Ni ijambo nabonye byiza cyane ririmo umugambi w'Imana. Imana yagambiriye, kuko iyi Mana tutigeze tumenya yihishuriye mu mwana wayo kugira ngo isohoze umugambi wayo. Mumvugire ngo amen. Umurongo wa 31 haratubwira, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nabagize gute? Abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Umurongo wa 32, namwe muzamenya ukuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Haleluya, haleluya. Abwira abayuda bamwemeye, ni ukuvuga ngo hari n'abataragize gute? N'abataramwemeye. Twihute dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 22 umurongo wa 17. Ndabanza mpasome hanyuma tuganire. Igitabo cya mbere cya Samweli 22
dusome umurongo wa 17 tugeze, twihute cyane twumveho iki iryo jambo ritubwira. Reka dusome umurongo wa 23. Gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Ngera turisome, haranditse umurongo wa 23. Gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Nazanye intego ivuga ngo umugambi w'Imana igufiteho ni mwiza, kandi uwo mugambi Imana yawusohoreje mu mwana wayo. Hanyuma umwana wayo aza kutwigisha, aza kuduha ubugingo. Aravuga ngo muri jyewe niho muzabonera ubugingo. Abwira abayuda bamwemeye, arababwira ngo nimuguma muri jye ndetse n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka cyose muzagira gute? Muzagihabwa. Arangije ababwira ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Niko kuzaba batura. Haleluya. Kugira ngo umuntu abaturwe birasaba ko abanza akamenya ukuri, kandi kumenya ukuri ni ukwemera ukamwakira, ukamenya ko Yesu ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo. Mumuzamurira amaboko. Hanyuma iri jambo somye ni ijambo ryiza ritubwira ngo nugumana nanjye ntacyo uzaba. Ndashaka ko tutavuga abarivuze, ahubwo nugumana na Yesu. Haleluya. Nuguma mu Mana, ukabana n'Imana neza, humura ntacyo uzaba. Umuntu uguhiga Kristo ni nawe uguhiga. Yesu baramwanze, Yesu baramuhize, Yesu baramugiriye nabi, uwamuhize niwe uguhiga. Ariko nugumana nawe ntacyo uzaba. Haleluya. Nuza ukaba muri we, ukemera ukukuri kw'ijambo ry'Imana, Yesu azakubatura, agukure mu bubata, agukure mu ngoyi. Naje gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, naho reka amasome tuhaganire igice cya 61 kugira ngo twumve umugambi w'Imana. Icyo Imana yagambiriye ijya kohereza Yesu ni igiki? Uwo mugambi w'Imana igambiriye ku bantu ni uwuhe? Yesaya 61. Twihute. Yesaya 61 umurongo wa mbere, ndasoma imirongo nk'itanu. Umwaka Uwiteka azagiriramo iki? Imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Icyo ni icya mbere. Uwo ninde? Ni Yesu bahanuraga. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Nguwo umugambi wa mbere. Ni ukuvura gute? Ni ukuvura. Musubiremo. Yamutumye kuvura. Imana yatumye Yesu kugira ngo avure abafite imvune zo mu mutima. Ikindi, kumenyesha imbohe ko zigize gute? Ko zibohowe. Mukomere Imana amashyi. Ikindi, gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Umurongo wa 2, yantumye kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, kandi n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. No kugira gute? No guhoza abagira gute? Abarira. Imana ishimwe. Haleluya. Umurongo wa 3, yantumye gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni, ab'ibubazi barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo
bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe iki? Icyubahiro. Haleluya. Yesaya yabihanuye mu myaka myinshi ahanura Yesu uzaza. Hanyuma na Yesu agiye gusoma bwa mbere mu rusengero yabumbuye iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ahita yihanura aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, ngo yansigiye amavuta kugira ngo mbwire abagwaneza iki? Ubutumwa bwiza. Ngo yantumye kubwira abantu bari mu nzu z'imbohe ko bagize gute? Ko babohowe. Erega izo nzu z'imbohe yavugaga ntago ari izi gereza turi kubona cyangwa igororero, ahubwo ni abantu Satani yafashe arababoha, ababohera mu byaha, abashyira muri gereza. Umva icyazanye Yesu ni ukudukura muri izo ziki? Muri izo nzu z'imbohe. Haleluya. Haleluya. Umugambi wa mbere ni ukudukura mu nzu z'imbohe, kuko abantu benshi bafite amazu bazirikiyemo. Inzu y'imbohe. Ushobora kuba uri umusinzi, uri umuziritsi wa vino, uzirikiye muri iyo nzu, Satani yarakuboheye aho hantu. Ariko turashimira Imana ko Imana igufiteho umugambi wo kugukura muri iyo nzu uboheyemo. Turashimira Imana ko ijya idukura mu nzu tuboheyemo y'amaganya, umuntu akaba arira. Ariko umva icyo Yesu yaje kutubwira, ngo naje guhoza abagize gute? Abarira bose. Mumukomere amashyi. Haleluya. Haleluya. Hari aho umwana wawe ataguhoza, hari aho umubyeyi wakubyaye ataguhoza, hari aho umugabo washatse ataguhoza, hari aho umudamu washatse ataguhoza, ariko Yesu araza akaguhoza. Haleluya. Amarira akayahoza, akanayaguhanagura, kandi azaduhanagura iyo twagize gute? Hayo twarize. Nimuhumure, umugambi w'Imana Imana idufiteho ni mwiza, ni uwo kudukura mu nzu y'imbohe hanyuma tukabohoka. Muri ibyo bavuga ngo Yesu yaratubohoye, Yesu yaratubohoye, none ubu turashima Imana mu mitima. Ko mutanyikiriza? Yesu yaratubohoye. Yabohoye abasambanyi, abahora n'abarozi, none ubu barashima Imana mu mutima. Yaratubohoye, Yesu yaratubohoye, none ubu turashima Imana. Haleluya. N'abantu batarabohorwa hano dufite Imana iza kutubohorera abantu. Peter, haguruka nkubwire akantu keza. Hari akantu rwose nize ndi kwiga ano magambo, nambabarira aza kankorere mbereke ikintu Imana yambwiye muri aya magambo, ko hari abantu bakiboshye kandi Yesu aje kubabohora. Nimuhumure, umugambi w'Imana Imana irawusohoza. N'uyu munsi Imana iragusohozaho umugambi wayo. Ni ukuri waje usunikiriza avuga ati nuko mfitemo umwana, ariko uyu munsi uratahana agakiza byanze bikunze. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yesu yaratubohoye, Yesu yaratubohoye, none ubu turashima Imana mu mutima. Yesu yaratubohoye, Yesu yaratubohoye. Uyu muntu nase nkureba inyuma mu ndebere uko ibintu bimeze. Uyu muntu ameze ate? Umuntu agize ate? Hanyuma reka mwinginge atubyinire, akomerere n'Imana mu mashyi. Reka mwinginge atubyinire. Uyu ni umuririmbyi kandi ushima Imana, wageze mu nzu y'Imana, hanyuma agiye kutubyinira kandi akomerere n'Imana mu mashyi. Ibi bintu ari bubishobore? Nadutereye haleluya, azamurire Imana amaboko. Ibi bintu ari bubishobore? Cyakoza kuririmba naririmbe turebe. Imana iguha umugisha. Uyu muntu ni mumubohore. Reka mbabwire impamvu nzanye uyu muntu hano. Birashoboka ko waririmba umunwa bikemera ndetse ukaririmba amajwi ashoboka,
ukaririmba amajwi nk'ayo Satani yaririmbye ariko ukiboshye. Ariko turashimira Imana yazanywe no kugira ngo atubohore, adukure mu nzu y'imbohe. Hari abantu benshi nubwo babashe bakaza mu nzu y'Imana bakaba n'uyu munsi bateranye ariko baraboshye, ntibabasha kuba babohoka ngo bahimbaze Imana bumve amahoro yo mu mutima. Bafite agahinda kenshi kenda kubica, bafite amaganya, ibyifuzo basengeye barimo barategereza bakabona biratinze. Abo bantu nta munezero. Hari kuva umugambi w'Imana. Yesu arashaka kukubohora akagukura muri iyo nzu y'imbohe uzitiriwemo, muri ako kazitiro k'amaganya. Mumukomera amashyi. Umva, Yesu yaje guhoza abarira. Wowe urira, wowe urarurira, byashoboka ko wararurira ariko bwacya impundu zikagira gute, zikavuga. Ubu warira ati Mana nabuze Minerivare, dore abana bagiye gutangira. Amarira n'amaganya n'intimba bikakubana byinshi, ugasa nkaho ukingiraniye aho ngaho. Ariko umva umugambi w'Imana, yaje guhoza abarira bose. Yashyizeho bangahe? Bose. Nawe Imana yakuruhura, nawe Imana yakugirira neza, nawe Imana yakuzitura muri buriya businzi, nawe Imana yakuzitura mu busambanyi, nawe Imana yakuzitura ukabohoka. Wa muntu wabohotse naza akomera Imana amashyi, abyinira Imana, turebe umuntu Imana yagize gute, yabohoye. Yesu yaratubohoye, Yesu yaratubohoye, none ubu turashima Imana mu mitima. Yesu yaratubohoye, Yesu yaratubohoye, none ubu turashima Imana. Yabohoye n'abasinzi, abohora ababyeyi, none ubu turashima Imana mu mitima. Yesu yaratubohoye, Yesu yaratubohoye, none ubu turashima Imana mu mitima. Ryatumye Imana imuha umugisha, mukomere Imana amashyi nayo mumushimira. Ijambo ryatubwiye ngo nubana nanjye ntacyo uzagira gute, ntacyo uzaba. Nugumana nanjye nta kintu uzabura. Yesu yaraje kugira ngo atubature mu bubata bw'ibyaha. Niko ijambo ryatubwiye ngo abwira abayuda bamwemeye. Haleluya. Ntabwo yabwiye abataramwemeye. Ndimo ndabwira abantu hano bari mu rusengero, mwese muri abakristo, mwese mwarabatijwe, mbese muri abayuda bamwemeye. Ariko arababwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute, kuzababatura. Haleluya. Ukuri kw'Imana turimo tuvuga, turababwira ngo nimuve mu byaha, nimuve mu byaha, muve muri gereza mukingiraniwemo. Hari ahantu abantu bakingiraniwe. Imana itugirire neza. Umva umugambi Imana ifite, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, kandi agashyiraho ngo no guhora inzigo. Ntago ari ukubabarira gusa ngo bizarangire gutyo. Azahora inzigo. Azagira gute? Azahora n'inzigo. Abantu bamwumvise ntibemera ubutumwa bwiza, bakabupinga, bakajya baza bakuruza, banze gukizwa, bakaza muri korari, bakaza bakaba abayobozi, kandi bakiboshye bakanga ko ababohora. Yesu azahora inzigo. Imana itugirire neza. Ariko turacyabatangariza ko hari umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Imana yakubabarira, ikakugirira neza, ikagusohorezaho umugambi wayo. Umugambi wawe ku buzima, umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeje. Bimumbwirire, umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeje. Hari ibintu Imana izaduhindurira, ngo yantumye gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa, n'amavuta yo kugira gute. Mbese ufite ayahe mavuta? Ni igikotori, ni amamesa, ni ayahe? Dukeneye amavuta yo kugira gute, yo kunezerwa. Mperutse kubibabwira ubwo nari ndaha
mbabwira ni mushime Imana, mwishimire Imana. Ariko se uzakambye agahanga uri iwawe, ugakambye uri mu murima, ugakambye waje muri korari, ugakambye uri hano, ubwo urumva hari amavuta yo kunezerwa ugize gute ufite? Ni mucye mu maso mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi kiri mu muntu nicyo kigaragara inyuma. None se umuntu yakwiyerekana uko atari? Buriya ni kuri rero, ariko Yesu yakubohora. Haleluya. Oh haleluya. Yesu yakubohora akaguha amahoro, akaguhaza ibyiza, akaguha gucya mu maso. Ngo hari ibintu azagenda dukurira mu cyimbo cy'ivu. Njya numva ngo hari igihe basigwa ivu, ntago njya mbimenya ibyo ngibyo, hari aho ahantu bajya ngo basigwa ivu. Ariko twebwe yatubwiye iki? Amavuta y'umwuka wera. Haleluya. Ukenewe gusigwa amavuta y'umwuka wera, aho ugenda ugashayininga ukabona ufite ubwiza bw'Imana. Abantu benshi ubwiza bw'Imana bwagize gute? Bwabavuyeho. Icyubahiro cy'Imana cyagize gute? Cyamuvuyeho. Umuntu kubwira umuntu mu iteraniro ngo senga, ahita abwira uwo bicaranye ngo ntabara. Ukibwira ngo umuntu acyafitemo kakajyambo ko gusenga, ahita amutira urwara ati ntabara nawe usenge. Ubu hari uwo watunguza ati wasenze mu iteraniro ati ntabara. Kubera iki? Akeneye amavuta y'Imana kugira ngo Imana imutinyure. Haleluya. Imukureho za ngoyi twabonye, nimara guca za ngoyi ya migozi, hanyuma ubone guhimbaza iki? Imana. Ubone gukorera Imana unezerewe, Imana ishimwe. Uyu ni wa mugambi nababwiye. Imana umugambi wayo yagambiriye yawushohoreje mu mwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo aze kutubwira iyi Mana tutigeze tubona. Ariko Yesu twaramubonye, yigeze ababwira ngo umbonye ababonye data wa twese. Haleluya. Ngo umbonye ababonye Imana data wa twese. Turashimira Imana ko idufiteho umugambi mwiza. Umugambi Imana igufiteho ni uwo kukugirira neza. Umugambi Imana igufiteho ni uwo kuguha ijuru. Umugambi Imana igufiteho ni uwo kuguha ubuzima uri muri iyi si. Ngo turi mu isi izadukubira inshuro 100, kandi duhe n'iki? N'ubugingo buhoraho. Ngo uwo umugambi w'Imana. Mbese urumva wakira uyu mugambi w'Imana? Haleluya, haleluya. Urumva wakiriza imbabazi z'Imana? Urumva Yesu yakubohora ibintu bikuboshye, ibintu bikuziritse, bituma utishima, bituma utanezerwa, bituma udahimbaza, bituma mu rugo rwawe hari umwijima. Nagize Imana kuba bampaye abagabo n'abagore mu ngo. Murabizi umuririmbyi niwe wigeze aririmba ngo ijuru rito, ngo urugo ni iki? Ni ijuru rito. None hatubereye muri gihe no mu hatoye. Ubu ngubu hari uwaje avuga ati mpunga imiruho yari igize gute? Yari hari. Uze induru zihari, uze ibintu bihari. Imana idutabare, Imana iturengere. Ariko Imana ishimwe ko twateranye nk'abagabo n'abagore tugiye kubohoka rero. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikadusubiza wa munezero twari dufite dushakana. Imana ikadusubiza bya bihe byiza. Haleluya. Mbarizo wo mwicaranye ngo mbese uheruka kubwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ko umukunda ryari? Ntakubeshye, byararangiye. Aheruka kumubwira ko amukunda kera. Kambivuga gake dore kuri kamera. Imana tugire. Basi ujye uvuga ati uri turitse rimere nka bombe. Rimere nk'iki? Uri turitse mugati ni ukuri ndagukunda pe. Uzi ukuntu bihita bigira gute? Ibintu bimera neza. Haleluya. Aho umubiri wumva guboshye ukagira gute? Ukabohoka. Nta mudamu utaryoha, nta mugabo utaryoha, habuze ndagukunda. Mbese ndagukunda yanyu yagiye? Ongera umumbarize ati ndagukunda yawe yagiye? Imana iguhindurire imibereho, Imana iguhindurire iciye mu rugo rwawe, Imana iguhindurire, Imana isohoza umugambi wayo kuri wowe. Haleluya. Nimunyikirize haleluya. Umva Yesu we yatubwiye ngo ndagukunda. Haleluya. Yesu iyo azanye ijwi ryiza
arakubwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Benshi mwumva ijwi ry'Imana ntajya agenda atakubwiye ngo mwana wanjye ndagukunda. Haleluya. Rero iyo mvugo ya Kristo niturange mu ngo zacu, niturange mu bana twabyaye, niturange aho dukorera, niturange urukundo rw'Imana nirube rwinshi muri twe. Haleluya. Hanyuma ngo umuntu utazi gukunda ntago yigeze abona Imana. Kunda mugenzi wawe. Haleluya, 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 haleluya. Yesu akeneye kutubohora, akadukuraho inzangano, akadukuraho amarira, akadukuraho mbese ibintu byinshi bituziritse. Yesu atuzitire mu izina ryiwe. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kuri mu ruhande rwacu, dushimye ko umugambi wawe ari muremure, umugambi wawe ni mwiza kuri iri teraniro. Wahamagaye abagabo, uhamagara abagore, watuzanye mu nzu yawe ngo twumve ijambo ryawe. Kandi ijambo riratubwiye ngo uzatubohora, tuzamenya ukuri, kandi ukuri kuzatubatura. Uku kuri ni kutubature muri aya materaniro. Uku kuri ni guciye imigozi. Uku kuri ni gutwike imbaraga zose zituma nta rukundo tukigira. Izi mbaraga zawe Mana nizica imigozi, iyi migozi ituma dusubira tukajya kwiba, tugasambana, tugakora ibizira, tukanywa inzoga, tugakora ibyaha. Iyi migozi nicike, hanyuma usohoze umugambi wawe kuri twe. Iri teraniro umuntu wese ndasenze ngo umugambi wamugambiriyeho uwusohoze n'ukuri. Waravuze ngo uzadukura mu nzu y'imbohe, wavuze ngo uzaduhanagura amarira, wavuze ngo uze gutanga amavuta mu cyimbo cy'ivu. Benshi bisize ivu, benshi baranduye, benshi harimo kwandura, hariko amavuta y'umwuka wera ageza umuntu akongera agacya mu maso. Iyo ahuye nawe abona amavuta. Sengera iri teraniro, wongere kudusiga amavuta mu cyimbo cy'ivu, wongere kuduha umunezero, wongere kudukomereza ingo, wongere kuturinda, wongere kutwuzuza umwuka, tubohore ahantu hose haboshye, ukora imirimo ikomeye. Dufashe miri imbaraga ziturwanya, dufashe miri abadayimoni batuziritse, twirukanye satani mu ngo zacu, dufashe miri ikintu cyose kirwanya abera, imbaraga zose tuzikubise hasi. Bohora abantu bawe, abarira ubahoze, kandi ubaha amahoro, ubahaza ibyiza mu izina rya Yesu, amen. Ayo mashyi niba ari ay'Imana muyongere, niba ari ay'Imana muyahe Imana. Mbese hari umuntu ushaka kubohoka ngo ahaguruke dusengane Imana? Twagiye tuvuga byinshi biboshya abantu, ariko Yesu ari muri iri teraniro arimo arabohora. Niba ufite ibintu byinshi bikuboshye, uhaguruke tugusengere. Haleluya. Urahari ngo tugusengere Imana, Yesu akubohore.